Yes, welcome once again to Rwanda Vibes nk'ibisanzwe tuba tugikomeza kugenda tuba updatinga uko bwije nuko bikeye rero nkuko mubibona ni ibirori bidasanzwe hano muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda ni isiganwa ry'amateka ni isiganwa rikomeye cyane n'amateka rero u Rwanda rwongeye kwandika dore ko rukomeje kugenda ruvugwa cyane ku ruhando mpuzamahanga nkuko rero uri kubikurikira cyangwa se uri kubireba muri iyi video ni ibintu bisa neza ni ibintu rwose bishimishije abaturage cyangwa se abanyarwanda benshi bo mu mujyi wa Kigali ndetse n'abaturutse ahantu henshi hagiye hatandukanye murabibona ko bitabiriye iri siganwa ry'amagare yo ku rwego rw'isi cyangwa se irushanwa ry'isi ry'amagare muri rusange murabibona ko abantu benshi bitabiriye ku bwinshi cyane dore ko nyine baje gushyigikira abanyarwanda nabo barimo ikindi no kwihera ijisho uburyo iyi shampiyona ikinwamo dore ko hari igikoresho hari abantu benshi mu bihugu bigiye bitandukanye rero iri siganwa niryo ryatangijwe n'umunyarwandakazi Nirere Zaverine yanditse rero amateka yo kuba umukinnyi wa mbere watangije cyangwa se wakandagije igare mu muhanda mu gutangiza shampiyona y'isi y'amagare iri gukinirwa mu mujyi wa Kigali nk'uko muri kubireba kuri utu tuvideo yasiganwe rero mu cyiciro cy'abagore mu gusiganwa buri wese abarirwa ibihe ibyo bita ITT aho yakoresheje iminota igera kuri 50 n'amasegonda 7 ku ntera y'ibirometero 31 na metero 200 mu rugendo ruva muri BK Arena rugasoreza kuri Kigali Convention Center. Nyuma rero yo kunyura mu bice bigiye bitandukanye nibwo bari kwita bagera no kuri Kigali Convention Center akaba ariho bari gusoreza. Ubu rero ntago ari we ukiri no ku mwanya mbere kuko nyine yatangiye ari we uyoboye ariko bamaze kuba kuri uyu mwanya ntago ari byo gusa ngo tube tugarukaho dore ko amagambo yashize ivuga ku barwanya u Rwanda cyangwa se kuri babandi nyine baba bahwihwisa amagambo atari meza cyangwa se atari ayanyayo muri rusange. Ubu rero ni irushanwa riri gutuma isi yose iri kuvuga ku Rwanda ari ibinyamakuru birimo za France 24 ibitangazamakuru birimo CNN ibitangazamakuru bikomeye bya Al Jazeera ibitangazamakuru byo mu bihugu bisanzwe bituri kumvikana n'u Rwanda harimo nk'ibihugu by'Ububirigi birimo birakora kuri aya magare dore ko ari isiganwa rikomeye cyane dore ko na perezida wa UCI ariwe perezida David rero yanashimiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda abikuye ku mutima kuba yaranemeye ndetse no kwakira iri rushanwa ndetse akabafasha muri byinshi kugira ngo iri rushanwa ribere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero tugiye kuba tunagaruka ku mpamvu shampiyona y'isi y'amagare yabereye hano mu mujyi wa Kigali ku nshuro ya mbere kandi akaba nayo ikomeye cyane kurusha izindi. Ese ni ukubera iki ari ikomeye kurusha izindi? Ese ni ukubera iki bikomeje kugenda bivugwa gutyo dore ko abasesenguzi bakomeye cyane muri iby'amagare mwumvishe bari no kwogeza cyangwa se barimo baragenda bakurikira ibi by'amagare ndetse bafite amakamera aremereye cyane hari mu Rwanda mwebonye ko amadrone hari indege zirari z'amakamera ndetse n'ibikoresho byinshi cyane hari ibinyamakuru birenga 80 bikomeye cyane hano mu Rwanda byaje kugira ngo bifate aya mashusho. Murabizi neza ko uyu mukino w'amagare iyi shampiyona y'isi y'amagare muri rusange iri kubera i Kigali irimo abakinnyi bagera muri 900 ndetse ikindi ikaba irimo abo bakinnyi bakaba baraturutse mu bihugu birenga bigera ku 110. Urumva rero ko ari hafi isi yose muri rusange abantu bose bitabiriye ku rwego rwejo cyane dore ko ari ibirori bidasanzwe ni ibirori mboneka rimwe ubisi yose miravuga ku gihugu cy'u Rwanda uburyo nyine cyakoze ibintu dore ko hatabura n'ubundi abavuga amagambo atari meza. Rero munyemere turebere izi mpamvu zigera zitandukanye impamvu shampiyona y'isi y'amagare yabereye hano mu mujyi wa Kigali kandi akaba ari nayo shampiyona ikomeye cyane. Ni kuri iki cyumweru itariki ya 21 Nzeri 2024 ahagana isaha 4:20 umujyi wa Kigali wakoze amateka yo kuba uwa mbere muri Afrika wakiriye shampiyona y'isi y'amagare aho irushanwa ry'uyu mwaka rizamara iminsi igera ku 8 ryitezwemo abakinnyi bagera muri 918 abaturutse mu bihugu 110. Ni shampiyona y'isi ifite umwihariko aho irisiganwa ryatangire mu nzu ya BK Arena ndetse ikabamo isiganwa ry'abakobwa batarengeje imyaka 23 nkuko mwabibonye baza Vini ndetse n'abandi
benshi bagiye batandukanye bakomeje kwigaragaza ibitarigeze bibaho mu marushanwa yabanje, ntabwo akenshi nyine byabaga gutya ikabera mu nzu nk'uko ryatangijwe. U Rwanda rero rumaze imyaka ine rwitegura iyi shampiyona y'isi nyuma yo gutsindira kuyakira muri 2021 ruhigitse Maroc, ndetse nayo yifuzaga kuba igihugu cya mbere cya Afurika cyakiriye iri rushanwa. Byumvikane ko rero u Rwanda rukomeje kugenda ruba ubukombe, dore ko abari gukurikirana aya magare ku isi yose bari kuyakurikirana, dore ko ibihugu bigiye bitandukanye harimo abakinnyi babo muri ibyo bihugu byose birimo birakurikira iyi shampiyona y'isi bireba ubwiza bwa Kigali, nk'uko muri gukomeza kugenda mubibona kuri aya mashusho. Igihugu gikeye cyane, umujyi ukeye cyangwa se icyo bita clean city cyangwa se green muri rusange, dore ko ari icyatsi kandi kaba uyu mujyi unakeye wa Kigali. Abasesenguzi b'umukino w'amagare bemeza ko uyu mwaka ari uzaba ugoranye ku bakinnyi bitabira amasiganwa atandukanye ya shampiyona y'isi, ndetse impamvu ya mbere ni imisozi y'i Kigali ishobora gukora ikinyuranyo. Ni ku nshuro ya 98 iri rushanwa cyangwa se iri rushanwa rya shampiyona y'isi y'amagare rikinwe, ubwa mbere muri Afurika ndetse bikaba n'inshuro ya 12 hanze y'u Burayi. Urumva ko rero ari ibintu bikomeye cyane kuba ribaye hanze y'u Burayi inshuro 12 gusa, rikaba rigeze muri Afurika ku nshuro ya mbere rikabera mu mujyi wa Kigali. Byumvikane ko rero u Rwanda rukomeje kugenda rutera ishema n'ibindi bihugu cyangwa se rukomeje kugenda ruzamuka ku buryo bukomeye cyane. Muri izo nshuro rero zose ntaho iri rushanwa ryigeze ribera hari ku butumburuke nk'ubwa metero 1850. Umujyi wa Kigali nibwo uriho, urumva rero ko ariyo mpamvu bari kurikonsidera cyangwa se bari kurishyira nk'aho ariryo rushanwa rigiye kuba rikomeye cyane ry'amasiganwa y'isi. Ibyo byiyongeraho rero kandi ko nk'umujyi wa Kigali uri mu gihugu cy'imisozi, Kigali nayo igizwe n'imihanda ikunda kugora abakinnyi bakina amarushanwa y'amagare. Umwe rero mwizagarukwaho cyane muri iki gihe cya shampiyona y'isi y'amagare 2025 ni ahazwi nka Norvège, aho abakinnyi bazazamuka metero 5,000 na 475, ubwo rero kuvuga ngo kilometero 5 na metero 475 kuva kuri Ruriba kugeza hejuru kuri Mo Kigali mbere yo kumanuka berekeza i Nyamirambo. Urugendo ruzaba ari uruhatari cyangwa se ruzaba ari urugendo rukomeye cyane, nk'uko abasesenguzi bakomeje kugenda bigaruka basanzwe bakurikira ibi bijyanye n'amagare. Muri 2024 rero izuruci ubutumburuke bwari metero 450, ndetse umusozi wari ugoye mu isiganwa wari ufite metero 4,470. Byumvikane ko rero uyu wa Kigali uruta. Urumva rero iryo ryabaye muri 2024 ntago ryajya hano muri rya 2025. Ni ukuvuga ko harimo ikinyuranyo cya metero 1,500 ugereranyije n'uko bizaba bimeze i Kigali. Rero aho naho rero kuba twari tugereranyije, urumva ko rero yo Kigali iri ku butumburuke bwo ku rwego rwo hejuru cyane. Uretse rero Norvège, hari kandi na Morido Kigali kwa Mutwe, aho umuhanda wa Kagasozi gato ufite metero 500 ukunda kwahagiza abakinnyi bitewe n'uko wubakishije amabuye, nk'uko bizaba bimeze n'ahazwi nko kwa Minyone Kimihurura, aho abasiganwa bazanyura berekeza kuri Kigali Convention Center gusoza isiganwa. Ikindi gitandukanye rero shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 n'izindi zabanje ndetse kikayikomeza kurushaho, nuko yo izatangira muri circuit cyangwa se yatangiriye muri circuit nk'uko mwabibonye. Abakinnyi b'abagabo bazengurutse inshuro 9, ndetse nanone baracyari kuzenguruka iyo circuit mbere yo gufata umuhanda ujya Norvège, ndetse bakongera gusoreza muri circuit mu isiganwa ry'ibirometero 267 na metero 500. Urumva rero ntago byoroshye ku bakinnyi b'abagabo. Abagore abatarengeje imyaka 23 n'abatarengeje imyaka 19 bose bazatangira bazenguruka, biri mu bizakomeza irushanwa, dore ko iyo umukinnyi agiye kuzengurukwa n'abamusize ahita akurwa mu irushanwa cyangwa se agakurwa mu isiganwa. Mwabibonye rero ko ari ibintu bikomeye cyane. Mu masiganwa rero menshi ya shampiyona y'isi yajyaga abakinnyi babanzaga gukora intera ndende, ahubwo bakazenguruka muri circuit nyuma. Ikorosi ryo mu muhanda ugana kuri Kigali Golf Club
n'akazamuko ko muri Minagri nabyo biri mu bizigabanya cyangwa se mu bizaca intege abakinnyi mu bice mu gihe cyo kuzenguruka muri rusange. Rero nibyo banatangiriyeho, mwabibonye ko ari ibintu bidasanzwe, ni ibikorwa bihambaye cyane, ni inkuru nziza ku Banyarwanda ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bakunda u Rwanda, ubwo ni ukuvuga inshuti z'u Rwanda muri rusange. Reka rero nshimire buri umwe wese amaze gukanda subscribe utarayikanda, yuka kuyikanda kugira ngo dukomeze kugenda tugukurikirana akantu ku kandi. Ku munsi w'ejo rero tuzabashyiraho live mubashe kuba mwayikurikira gatanu kuri Kagenzi kako. Ndagushimiye cyane.